ibintu si byo bari kugenda gukora kandi wagushaka ese utambwira sinaburaye umukozi nanjye kuyakora umukozi urakwiruka sigaho utazi ibyo kurya abona kubona ubusa cyure uje kunkorera iki mu rugo wa mugabo ntabwo ari wowe mbwira mwaramutse Venance niko wa mugabo w'inkunguzi uje gukora iki mu rugo rwawe ariko Venance ya none nanjye nararutse koko Venance ndakwinginze rwose mfasha pe ntabwo imbwa zabwaguye zose ari njyewe uzajya uzishirishira igikoma Venance mfasha pe urumva reba simperuka kurya simperuka kuryama yarafunze imfunguzo arazijyana ubu nsigaye ndara hanze nk'umusega sipe nashaka kumva umuntu n'umwe uvuga umuntu bita se ariko wowe wamfasha Venance wamfasha ndakwinginze ndagutakambiye pe rwose mfasha wifasha kandi nanjye nzagufasha ntabwo nabura icyo nkumarira urabizi ko ntawe umenya aho buri bwirageze abagabo baragwira yego nabonye umugabo iwacu yego wigize rubebe yego aha Ese ushobora kuza ukajya gufasha kandi nko guterura umurwayi uranze uretse uraje urabona kane Anisa wanjye kuko wambabariye ko ntashobora kubaho nagufite koko wambabariye koko ukanyumva niyo yaba ari umunota ntabwo ntashobora kubaho nagufite ntabwo byakunda umva wowe gushaka gukina nanjye ngewe byiringiro Jado umva navuze mpaguruka nakugize neza haguruka se ariko uranshaka iki koko uranga kujya gutwaza kanengwa ngo umutwaze mu jomba wanjye haguruka utahi wanyu
ndavuze ngo tugende pe ntabwo kugenda subira aho iwanyu aho wavuye agaha kari kundi karahandurika ibintu urinda yankoreye byose yaba ari we ese muri mu biki mwebwe ibintu bikindi kumva hano ariko reka muwaze kane urabona ukuntu uyu nguyu yanze kuza kujya kugutwaza mu jomba wanjye ngo amuguteruze mu muzane nta n'isoni umva ndavuze ngo kadogo niko ubwo uri gukora hano hariho urarira ibikisi hano ni iwawe wowe hano ntabwo ari iwawe hano urumva kirarira ubu koko mukabyara mwe uyu mwana ntabwo ananiye koko ubu koko kibonke yagiye guturuka umugoro wose namutegereje yuko ari buze ntawe uhari mu gitondo nibura nkaho yabyutse aza ubu koko ari hehe uriya mwana arananiye pe ubu ntabwo azi ko umuhemba yanjye koko ntabwo azi ko umuhemba amafaranga yanjye ntacyo reka nkomeze mushaka rudomo ntabwo wigeze umbonera kibonke kibonke ntameruka kubona nahariya hepfo nawe wigeze uhabona ntawe nabonye pe ega nta kundi byamera niba byarabaye isi uragira ngo tubigenze gute ariko kane nkimara kumenya ko Rurinda yarwaye biriya birwara umubiri wanjye nahise numva mwanze burundu tekereza nawe kubera umugabo indahemuka yarangiza akakubera icyo ntazi urumva atari agahinda kuko kane ariwe rega rero nawe uraje ugira umwere tuza natwe mwaroshye mu rwoyo Imana igakinga akaboko twaratuje rega yababaye agahinda kamwishe ubu se niba yishwa n'agahinda gutyo uragira ngiye nkora iki ubu se kadogo we mwafashe mugahindura ipunda yanyu we uragira ngo amere ati nta soni rega dore ko gatoto mwayimajije amaguru mwirwa muzerera abandi barajya kwiteza imbere bagakora mwe murirwa muzerera ese undi mama mwabuze icyo mukora mama mwabuze icyo mukorara nta soni kane uwo nini ushaka data ndahari ninde se si bwa bugegera bw'inama mwirwa muzererana ariko ubundi wabuze icyo ukora koko urabura gusubiramo amasomo yawe cyangwa ukareba icyo ukora ukiteza imbere urirwa uzerera gusa gatoto wayimajije amaguru umva kibo ndakuyamye n'undi munsi ntuzongere kuntekereza mu buzima bwawe uzamere nk'aho utanzi ngo wajya ngo bitazi n'icyo bishaka shikaho nawe Mira abana muri weste siko umuntu wajya ngo gukata igitunguru n'umutwe
Esite ariko menya itameze neza. Menya nce mu bihe bibi da. none se ubundi uje gukora iki? Nari nje kukureberega ngo dufatanye kunonosora wa munsi mukuru nshaka gutegurira mama. Biregereje rega. Kugira ngo sari ikindi cyakinzanye. usanze nta mwanya afite. Nta mwanya? Uzagaruke mu cyumweru gitaha nimba ndino nzagufasha. Buretse Esite. Uravuze ngo nzagaruke mu cyumweru gitaha ngo n'ubu ukiri ino? None se hari ahantu wenda kujya mu cyumweru gitaha? Mwiriwe. Esther, komeza ukurikirane Rurinda. Ndashaka kwitunganya umurebe umufashe. Ngira ngo urabizi ko atameze neza. Rurinda Sarina? Rurinda yaje? sipe nyumva rwose ndakwinginze ngusabye imbabazi rwose nyumva. ako se buri reka manze ngo ubona ngiye mfite umwanya wo kugira ngo numve ayo mateshwa yawe yo mangambure yawe koko. Wanyumva ni ukuri. sipe nyamara wanyumva pe rwose guhera uyu munsi pe ndakora icyo ushaka ariko umbabarire. Amakosa yose nakoze nge se ndayemera urumva kandi ndasabira imbabazi. Kuva uyu munsi ndisubiraho unkoresha icyo ushaka nuko ubishaka ariko umbabarire ndakwinginze nk'umugabo wawe. Nubona ko mfukana nk'umugabo wawe kuri butike ku muhanda ko